ugiye kuzusengera abantu bakire. Ndavuga ati ese nzasengera abantu nzi gutera haleluya sinzi kugira ubuhe ndukugendera mu Kigali nzasenga. Byasaho ndavuga ati kuba yanshoboje nkagera muri izi nzira nanjye nzaza ndasengera abantu bakire. Yes, reka mbasuhuze bakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali ari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndi hatuma Imana Concorde reka mfate umwanya ngushimira wakanze subscribe ukadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda nukuri ngusabiye umugisha nanjye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu no mpamvu nafashe urugendo pe nazindutse kare cyane kugira ngo irungu ritabica abakunzi banje navuye iburera ndenga mu karere ka Gakenke ubu nibereye mu murenge wabase mu karere ka Rulindo umudugudu n'akagari umuvandimwe araza kubitubwira byo ntabwo ndabifata. Uko kuri base nsanzwe mpaze n'indirimbo ivango nyirabasare kuri base. Yego ariko ntabwo ariyo twaje kureba uwo nyirabasare ahubwo twaje kugira ngo ndebe abakozi b'Imana bafite impano Imana yabahaye izo mpano zikaba hari icyo zamarira abantu bo muri societe nicyo kiba kiri kungenza niyo mpamvu turi kumwe n'umuvandimwe reka tumusaba twibwire. Yego nitwa Maniro Patrick nkaba ndi mu murenge wa Base umudugudu wa Gihemba akagari ni Cyohoha. Yego muri Cyoho mu kagari ka Cyohoha mu mudugudu wa Base umudugudu ni Gihemba umudugudu Gihembe akagari ka Cyohoha umurenge wa Base akarere na ka Rulindo niho turi kumwe na Patrick azi gusenga. Yego niba uzi gusenga reka dutangirize n'isengesho ganga Imana ituyobore. Imana yacu uri umukozi w'umuhanga uri Imana yahagije data twese uri mu ijuru twenya gushima akakanya twafashe Nyagwara ku ngoma reka uturinde kandi twambike imbaraga zawe reka buri wese data dukurikiye aha ngaha umuhumugisha mu izina rya Yesu Kristo nukuri Imana uri Imana bwa data yatega gukomera reka izi saha ugira icyo ukorera aha hantu uturinde kandi uturengere nukuri kandi buri wese uri aha ngaha umuhumugisha utagabanyije Mana kandi buri wese papa dukunda umwambika imbaraga nukuri Imana data twese uri mu ijuru reka imuhiga Nyagwara ku ngoma bikubitire kure mu izina rya Yesu Kristo. Mana uri umurengezi nukuri data uri umurengezi uturenge gitondo n'ikigoroba reka buri wese Nyagwara ku ngoma mwigaragarize nk'Imana nukuri Imana data reka twambike imbaraga ziturutse mu ijuru reka udushyigikire muri iki kiganiro Nyagwara ku ngoma ubane natwe nukuri n'abadukurikiye nabo barinde kandi bakomeze reka papa dukunda nabo ubashigikire papa dukunda uri umurengezi uturenge gitondo n'ikigoroba nukuri Imana Nyagwara ku ngoma nkweretse na data nabo turi kumwe aha ngaha nabambika imbaraga n'igitinyiro nukuri Imana data dukomeze umurimo wawe mu izina rya Yesu Kristo komeza turwanire iburyo n'ibumoso byose uko ushaka bisomeza giye mwami Yesu amen. Yego Patrick nibwo bwa mbere aza kwibyuma nibwo bwa mbere pe no bwa mbere ufite ubwoba aya ntabwo mfite ko Yesu yarabumaze. Yego nta ubwo nteye ubwoba ntabwo hari umuntu mushaka guhura mwaganira ukabona ateye ubwoba ukabona biteye ubwoba pe ubwo nteye ubwoba ntabwo uteye kuko Yesu yarabutumaze twebwe. Yesu yarabutumaze amaraso ya Yesu aturiho nta mpamvu yo yatugize umumaro iyo duhuye turamenyana byose twuzuzwa nawe cyane niko twese turavuga ati kuba turi kumwe uri umwe nanjye ndundi ariko duhuye twese kubera twamenye umugabo umwe wo mu ijuru ahita dufasha akaduhuza cyane rwose noneho nawe duhure hose tukasanga imbaraga ni zimwe tukavuga twese dufite umugabo umwe. Imana yagiye ikubwira se nguzaza kwiba ibyuma Imana yagiye mbwira ngo izanyica zakomeye ngizambanya n'abakomeye none reka abakomeye ubwo nageze ku byuma n'abakomeye nzabona. Nukuvuga ngo iteraniro ry'ubwiriza nibura iteraniro yigeze ubwiriza ukavuga iteraniro rimo abantu benshi nanjye Imana yampaye agatuti karimo abantu benshi ugereranyije harimo nk'abantu bangahe? Njyewe nari ndi mu iteraniro njya mu iteraniro ry'abantu nk'ijana baravuga ati Patrick avuye aha ngaha adatambiye Imana ntago byakunda. Yego icyo gihe wumvise yuko wabwirije abantu benshi numva nabwirije ndafashijwe kandi baraba hano kuri base kumva ku mudugudu ni umudugudu mbese ubu rero reka nkubwire
abantu bari gukurikira iki kiganiro hari abo mu karere ka Rulindo turimo, hari abo mu ntara y'Amajyaruguru, hari abo mu ntara y'Amajyepfo, Iburasirazuba, Iburengerazuba no mu mujyi wa Kigali, hari abari mu bihugu bya East Africa muri Kenya, Uganda, ni Burayi bari kukureba. Urikumva? Ndukubyumva. Amerika bari kukureba. Ubwo Imana yakwamamaje. Imana yanyamamaje. Vugira ngo amen. Amena. Iryo najya ni ijambo. Yego. Imana ishimwe ntabwo igibeshya yavuze ngo izamenyekanisha umuntu ibifite inzira nyinshi zanyuramo. Ntabwo twari tuziranye, twahujwe n'umuvandimwe. Twahujwe n'Imana kuko nawe n'Imana yamukoresheje arongera irongera ikorera muri we. Yego, Imana yanyuze muri Eric kugira ngo impuza na Patrick. Yego, Imana ishimwe. Wakijijwe ryari? Nakijijwe mu 2020. 2020. Kuko niho abantu baje kumpugura barambwira ati ese wa mwana we kurabona ukuntu ubuzima urimo waje tukaza twijyanira. Ntabwo ngo ariko ibyo bintu mumbwira ni ibiki. Yego. Ko njyewe n'inywera gakeya kunatera amahane bimeze bite. Ariko kubera ko hari umugabo uwabohereje ariwe tutazi, ariko ubwo noneho hariho abantu bamuzi. Bumvishe hari abantu bamuzi. Wasomaga kahese bakiza barambwira ati uyu munsi watwema tukagera mu nzu yawe uradusomera ijambo ry'Imana. Ndavuga baza kukureba wavuze ngo wisomerega ku kayoga, ubwoko bw'inzoga wanywaga nubuhe? Ngewe ninyweraga agaturubo narangiza nkashiramo agacivu, ariko ubwo amafaranga make yabaga ari senkani nkayanywera pe nkashira hariya. Ariko maze kumenya umugabo umwe yamafasi nongera kuyatesha agaciro, ahubwo nkayakoresha umurimo w'Imana. Mbese twaba wenda abantu bambwira ati tujye gusenga, nkaba nakoramo nk'agatike nkajyana nabo. Ubusengera muri etorero? Nsengera muri SM Kinihira. SM Kinihira. Bivuze ngo niyogeza butumwa ku isi. Yego. Ubwo mbese aho Imana idushoboje tugerayo. Yego. Mbese cyangwa nawe waba ubishaka ukafata ariko bari abantu ko nabonye ari abanyamutima wabangara bakaza mu rugo rwanjye bakansengera. Yego. Nkarako nagira amahoro cyangwa uko nanjye Imana yamindura. Yego. Nkaba nkuriya muntu. Umaze gukizwa se hari impano Imana yaguhaye? Imana yampaye yahisemo impano mbese numva muri njyewe uko ngenda nkora nkavati uwangira nkuriye, nkifuza umuntu wabugurimo mbese ukora umurimo w'Imana. Nanjye ndavuga ati wangira nkuriye. Ndangije izihe mpano? nifuzaga cyane impano y'ubuhanuzi. Nkaza ndagusengera nkasenga nkumva ibintu biremeye. Uko biri kose ndabona biremera. Umuntu wateye agakorosi nawe Imana izamuha umugisha. Uko biri kose biri bwemere. Imana yaje kugira neza se izo mpano z'ubuhanuzi ziraziguha? Imana yaje kungira neza ndi Musanze. Umuntu arambwira ati uzi ugiye kuza usengera abantu bakire. Ndavuga ati ese nzasengera abantu ntinzi gutera haleluya, sinzi kugira ubuhe, ndukugendera mu Kigali nzasenga. Jazaho ndavuga ati kuba yanshoboje nkagera muri izi nzira nanjye nzaza ndasengera abantu bake. Wowe sengera bwa mbere niba wibuka byari bimeze bite? Ngewe nagiye ahantu muri iyi minsi Imana inkorera igitangaza, umubyeyi arwaye ameze nabi. Ngerayo Imana mbona hari ikikoze. Ndabwira ati umusaza wapi umusaza akada ari uko nta kumva. Ageze arambwira ngo ndavuga ngo uranzi se ngo ya ntago ndikukumenya. Ndabwira ati ndongera mukoraho goke. Mbwira umuntu ati mpereza iki gitabo umunageho. Arangije amunagaho. Ndabwira ati ngaho reka dusenga Imana tugire ko ari kirakora. Imana irangije yakabya ntago yantetereje yarabikoze. Ndangije njya kubona umusaza aramboye amaso arongera aratureba. Ndabwira ati tera haleluya. Kubera ko ururimi rutari rurimo ruvuga neza mbona hari ikimana ikoze. Icyo gihe mpita nshima Imana ko hari ikimana impinduriye. Kuko bambwiraga ati ameze nabi yanze kurya. Ndangije turasenga tubona biremeye. Nterako ndavuga ati Imana koko bugira iseriye
uriho. yego uwo ni umurwayi wasengeye arakira. Undi muntu wahanuriye bigasohora ninde undi muntu nahanuriye twari turimo dusenga. Urabona nyine muri iyi minsi gusenga ni nk'aho biba bitari kugenda neza. Arambwira ati mu rugo bimeze nabi. Ndabwira ati ihangane wizere, ariko tugiye gusenga Imana y'umurengezi. Hari ikiri bukore muri twebwe. Kuko twateraniye ahangaha nagenda igere kuri wa murwayi wawe, igere no mu rugo rwaho. Irangije igerayo, ejo irangije arambwira ati ibyo twasabye byakunze. Mpita mvuga ko impano yanjye yamamaye. Ndanye navuga ati iri niryo shimwe rya mbere nsengeye. Kuko n'umuntu agutabaje nkabwira ati humura tuza biri bwemere, bikaza kwemera. Kuko ni umurengezi. Ntawe wahanuriye se ngo gupinga kwikije ukuntu ba wimereye gutyo. Bitewe n'uburyo ba wimereye utameze neza. Aho utari umusore ushitse aravuga ati mbese uriya muntu nawe yagusengera bikavamo. Ndamubwira ati kubw'Imana ntabwo Imana ireba ko uri munini cyangwa ko uri muremure, ahubwo Imana ifite uko itwambika twese. Itwambika igikundiro, ikakwambika neza, ubu nawe ukagenda ukayivugira. Uwo muntu wamuhanuriye ngiki? Yarambwiraga ati nta mahoro mfite mu rugo rwose. Ati rwose ndi kugera mu rugo bikanga bakandeba nabi. Ndabwira ati reka dusenge Imana. Twamaze nk'iminota 30. Ndabwira ati we guma ahangaha wihungabana. Irangije Imana mbona irabikoze. Ejo aje ati gwe no nkubwire ati ko kakantu wasengeye kakunze. Ndavuga ati Imana ushimwe kuko ari uri kunkuwa. N'abantu n'ubwo barya bambwira ati bimeze bite ngo tuze dufatanye dusenge. Habwira ati rero muri misi ntago biri gukunda, ariko iyo dufashe nk'agafone kampamagara tukaganira twasenga Imana ikagira icyo ko yitamurura. Kuko Imana ni umurengezi muri twebwe. Ni ukuri. Uzi kuvuga ijambo ry'Imana se kubwiriza? Ijambo ry'Imana ndabizi pe. Kuko njya mbwiriza n'abantu, ndabwiriza bigakunda. Ngo tuguhe umwanya n'ubundi tugeze ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ariryo nanahereyeho mu buto bwanjye nkikizwa. Mbezwe na vakari bwo nari ndugukizwa. Turasoma ibyahishuwe 3:1. Ndagufasha gusoma byahishuwe ibice 3 1. Avuga ngo urwandiko rwandikiwe ab'Isarudi. Urwandiko rwandikiwe ab'Isarudi. Wandikire marayika w'itorero ry'Isarudi uti. Wandikire marayika w'itorero ry'Isarudi uti ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7. Ufite imyuka 7 y'Imana. Aho ngaho niho nanjye naje kwibona. Ndavuga ati Mana muri iyo myuka nanjye mfitemo wanjye. Ndashakisha mbona njyewe kubera nari ndi umusinzi ntazi ibyo ndimo. Ndangije mbona ntaho ndi. Ndavuga ati Mana nanjye nciye muri babandi bawe ndeko nzabona ku mwuka wa. Nanjye ngezaho ndazamuka imisozi nkamanuka iyindi. Ndangije mbona aho ijambo ry'Imana ryankuye. Aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaba uri intumbi. Ngo nzi imirimo yawe ariko nanone nkamenya ko uri intumbi. Burya rero cyagihe ubutari kumva ijambo ry'Imana cyangwa utagikeneye kumva umuntu ukubwira ari kukugira inama ariko ntabyo ukeneye kumva, cyagiye ntago uri kumva uri intumbi. Kuko n'intumbi yageze ahandi ntago ibicyumva. Nawe rero ntago ukeneye kumva ukubwira. Hariho urakubwira ati kora gutya kugira ngo ugire amahoro, ntabyo ushaka. None nanjye barambwira ati soma ijambo ry'Imana urebe ko wagira amahoro mu bugingo bwawe. Ndanangira ariko umuntu ageze mu rwanda ati soma ijambo. Nanjye ndangije rya jambo numva riramfashije. Nanjye ndabwira ati ejo muzampamagare tujyane gusenga. Nanjye ndeko ndabona umwuka w'Imana uba muri ngiye. Juba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa. Kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Ngo juba maso kuko hari ibyo twakoze ibisigaye bigiye gupfa. None twebwe icyo gihe ntabwo twari tugikora neza. Kuko hari igihe mbese nk'umuntu uri kwinywera agacupa hari igihe ahura n'umuntu ati wamfashije bikanga. Noneho turangije ndamubwira ati rero kubera ko Imana itubwira ati jya amaso
ukomeze. Njye nageze gutyo nanjye ndavatireka nkurikiye bari abagabo nanjye menye Kristo. Yego. Nukibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise ubyitondere kandi wihane. Ariko rero nutaba amaso nzaza nk'umujura nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Niko kuri. Kuko jya amaso n'abantu badukurikiye muri uyu mwanya baje baba amaso kuko meze batekereje kumva ijambo ry'Imana. Jya amaso wumve ko ari wumve iri jambo ry'Imana. Yego. Icyakora ufite amazina make y'abisarudi batanduje imyenda yabo nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye. Yego, jya amaso kuko hari abambaye imyenda yera. Natwe tugomba gushaka iyo myenda yera kugira ngo turebe ko twabaho mbese natwe twubaka ijambo twubaka umurimo w'Imana. Unesha ni uzambika imyenda yera kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Ufite ugutwi niyumva ibyo umwuka abwira amatorero. Ufite ugutwi niyumva ibyo umwuka ubwira amatorero. Yego. Muri iyi minsi Imana yatubwira ati nimwumve ijambo ry'Imana. Kuko numara kumva ijambo ry'Imana niho uzabwiriza. Ariko utaramenye ijambo ry'Imana niho wabwiriza umuntu ngakumva. Yego. Amen. Amina. Amen. Imana ishimwe. Yego, Patrick watwemera ugatanga nimero yawe ku buryo uzagukenera azaguhamagara. Nimero yanjye ni 079 250 378 8. Yego. Reka dusoreze n'isengesho. Mana yacu uri umukozi w'umuhanga, uri Imana ihagije. Mana tumaze kumva ijambo ryawe kandi ijambo ryawe ni umutsima utagabanyije. Reka papa dukunda buri wese maze kuryumva umugereho kandi umuhagarareho. Ni ukuri Mana reka n'abadukurikiye bose ubaho umugisha utagabanyije mu izina rya Yesu Kristo. Mana uri umurengezi uturengeye igitero n'ikigoroba. Reka buri wese nyagora kumwa turi kumwe aha umurinde kandi umwambike imbaraga. Reka n'abadukurikiye papa dukunda ubahe kwihangana. Ni ukuri Mana Data papa dukunda muri twebwe hari haba harimo abarwayi witeka. Reka nabo bambike imbaraga n'igitinyiro mu izina rya Yesu Kristo. Reka papa dukunda ubahe kwihangana. Reka Mana ugere muri farumasi yawe ubahe imiti idasharira, ubatere inshinge zitaryana. Mana ubwo bazumva ko hari icyo wahinduye ku bugingo bwabo bazashima izina ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo uri umurengezi uturengera igitoro n'ikigoroba. Komeza uganze kandi uteke byose muzagiye Mwami Yesu. Amen.